nabwira abantu bari mu Rwanda ntabwo umuntu uri muri Amerika ari urenze kukurusha koze nshobora guhembwa 1000 ugahembwa 100 tukaba turi kuri review koze inzu mbamo nshobora guhembwa ayo mafaranga ndi wishyira iyo nzu yose ikintu nshaka kubabwira wowe ukunda akazi ni wowe tukuntu abantu bakuvuga whatever ibintu byose bakuvuga ushobora kujya gukora akazi ntabwiye abantu ntabwo muzi akazi nkora nihishe muzi modeling muzi fashion design whatever I do but ntabwo muzi akandi kazi nkora ako iyo naje nambaye ikanzu ya daje niyo mumenye nawe rero nshaka kubwira abantu bari mu Rwanda uturatuzi mwanga nitwo dukora hano. Ladies and gentlemen, now introducing him. Check microphone ndabasuje cyane ngo mudemo kudukurikirana umunsi kundi wowe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro nawe utarayikora gerageza ubashe kuyikora kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana uko bije nuko bukeye ku munsi n'ufitiye icyamamare cya danje mwagiye komeza ngenda munsaba muri comment ku munsi namubazaniye kuri kamera zacu nk'ibisanzwe umukameraman wacu aragenda mwerekana polipole kuva twigera hejuru uburyo yambaye uburyo asa neza kuyabuze kuyenda umutwerekanira cameraman ndizera ko amufashe kugira ngo baze kuyenda bamubona bitewe nuko yambaye neza agaragara neza muribona namwe uraza kumudufatira mu maso kugira ngo tubashe kumwerekana deni ndetse ugenda neza turakwakire cyane uratangiye kubwira abatumirwa anakora atangira kubwira abantu bacu badukurikiranye kubera ko bagiye badusaba cyane kugira bataza ko twabapfunyikiye. Murakoze nitwa uwaje neza Blandine nuka Nyabiki. Blandine aturuka Nyabiki. No kuri wambaye neza kabisa. Wambaye neza urasa neza. Ukora ibijyanye n'ubu fashion ndetse n'ubu design. Ntabwo ndabuje kubivuga ngiye ku giti cyanjye uguraza kubwira abantu badukurikiranye. Ese ubihuza gute ubu fashion n'ubu design? Ni ibintu bibiri bitandukanye cyo birahuye. Ngewe amoro ibintu nkora nge namamaza imideli. I'm not designer but I'm model. Mu designer aranyambika ngewe nkamamaza imideli. I'm fashion model but I'm not fashion designer. Abantu benshi nyine bakunda kugira amatsiko kibaza se fashion designer na fashion bitandukanira he nyine bigacanga abantu. Ni mpamvu nawe twakuze yango ubashe kubwira abantu kubera ko urabikora bikoze igihe kinini. Ese aho wabikora umaze kubona impinduka zingana gute? Murakoze cyane. Umumoro icyo akora yamamaza imideli, umu designer akamamaza imyambare. Nibi bintu nambaye umu designer ni wowe wabivuze akavuga ngo urambariye inkweto isa gutya wambara amasogisi asa gutya wambara kunguku ngewe noneho nkigaragaza akavuga ngo uwo niwo bikwiriye areba bari ibikwiriye. That's why I'm here. I'm model but hari umu designer ubiri inyuma. Ibyo rero ngenda umumodo hari umu designer. Ibyo ngewe ntabwo iyi myenda nambaye ntabwo ari ngewe wicreatinga ntabwo ari ngewe wishiraho ntabwo ari ngewe yiyambika ngewe icyo nkora ndayambara ngatuma igaragara neza ukayamamaza. No kuri trishimye cyane batubwiye akantu keza uradusobanuriye kubera ko nyine twari tumugiye kirahiro ntabwo twari turi kubyumva neza. Wakoze fashion yego. Ese ni ikintu cyagoye kugira ngo winjire muri fashion? Ikintu cyagoye nuko ntabwo nakoze ingenzi ibintu bya fashion. Nakuze nzi ko umuntu ureze ni umuganga ni umwarimu n'ibyo ngibyo ariko maze kuzamuka ngeze mu bihugu byateye imbere maze kumva abandi bantu naje gusanga ko hari ibindi bintu bitanga amafaranga tutazi. Kugira ubu umukire ntabwo ari umuganga ntabwo ari umwarimu ntabwo ari uko ufite ubundi bwenge bwo mu ishuri kuba ubwenge bw'umushuri byaranze ngeragwo nari umuhanga but nsoje high school ntabwo nakomeje college nahise mpitamo iyindi nzira. Ntabwo bisobanuye kuba uri umuhanga cyangwa ibiki aribyo byatuma ukomeza dreams zawe. Ikintu nabwira ubyiruka abana batoya mukomeze ishuri ryaramfashije discipline fast but dream is different in a discipline, right? Nge nagize discipline yatumye menya
dream mfite, yatumye menya goals mfite, yatumye menya goals mfite, yatumye menya talents mfite, ariko like udagize iyo discipline bituma ujya mu yindi nzira cyane. Rero nibwo nisanze muri modeling, ntabwo nari nyizi niyo mbibwiye mu rugo n'ubu ndacyabasobanurira, ariko iyo mberetse ko I get paid, ndahembwa muri ibi bintu, barabyumva nyine ngenda mbisobanurira, just wubahe, ugire discipline, ukore ibigukwiye, niba uri ku ishuri wubahe abakuyobora, niba uri hanze y'ishuri wubahe abakuruta, ugendere ku gihe, ukore siporo, urye food, nyine ugendere kuri iyo nzira, uzagera nyine uzamenya talent yawe. Nyine bavuga ko yuko nyine abafashion badakunda ibyo kurya cyane kugira ngo ataza kwica designer. Ese wowe ntabwo ujya ukunda kurya cyangwa nawe uvuga ko nyine ibyo kurya bituma umuntu nyine yica tayiwe agatuma atabona ukuntu yamaze imideli? Iki kibazo like nashaka kukimbaza, niba atarukimbaza nakukibaza. Like ntabwo aba designer bose babangana. Aba designer bagaragaza imideli, bagaragaza imyenda, kandi bagaragaza imyenda y'abantu babyibushye, bananutse, baringane. Ntabwo bisaba ubunanutse, ntabwo bisaba ngo uba ufite ukundi ukuntu bumeze, ubyibushye, just confidence, wikunde. Ntabwo kunanuka ari bwo bwiza, ntabwo kubyibuha ari bwo bwiza, ubwiza ni confidence, kwigira icyizere. Ngewe iyo nikunze, umunsi nikunze, hari abantu banyenze ngo ndirabura cyane, hari abantu banyenze mfite ngo amatwi ameze uku, hari abantu banyenze bitewe n'uko whatever they say, but now amatwi yanjye niyo atuma bankunda, kwirabura kwanjye niko gutuma nishyura bill, bro, you know? I get paid. Ubuzima bwa Amerika buragoye nyine tu. Kubera ko ese wifatanya gute n'akazi cyangwa niko kazi konyine ukora no muri Amerika? Ntabwo ariko kazi konyine nkora, marakoze cyane, ntabwo ariko kazi konyine nkora. Akazi ibintu byose ni process, koze ntabwo igihugu aricyo kibi cyawe, nicyo cyacu, ariko kibi cyawe ari wowe ubigizemo uruhare, right? Njye rero arutundi tuzinkora, koze ibi ngibi, confidence, I know I got paid, I got a lot of money, but njyewe ngira kandi kazi nkora, urumva? No, I get paid, na modeling I got paid, but modeling inyishyurira, na fashion inyishyurira amafaranga arenze ayo nkoreye yandi nakoze umunsi umwe. Dame, like you have to be confident, cause you nagize that confident, inyishyurira ukwezi kose nakoze isayi. Yego. Turaza kugaruka mu kiganiro cyacu, wenda urubyiruko rwinshi ukunda gukoresha social media cyane. Wenda nyine umubyeyi aramutse abonye uri gukora iyo fashion, ntabwo avuga ko wenda wagiye mu burara cyangwa se ari ukundi ubuzima bugiye guhinduka ko bagiye mu bintu bitari byiza. Murakoze cyane, ikibazo arayishaka. Njye ngira ababyeyi n'Abanyafurika, papa wanjye nk'ejo bundi yarambonye, araja abaza mama wanjye, uyu mwana we twabyaye. Ariko ntabwo yabivuze avuga ngo uyu mwana nampire mu rugo, babivuze nyine bari guseka, kubera ko bazi ko niba nogoshwe gutya hari impamvu nayogoshe, niba nayogoshe hari result babonye. Njyewe nabonye result cause ababyeyi banjye nibo the first. Nshobora guhembwa ibihumbi 3 nkabishyura biri y'ukwezi, urumva? Already nyine bahita babona that challenge. Umusatsi wawe impamvu wakunda nuko bakuze ari we nyine babona ari ugezweho. Ako niba ntogoshwe gutya nkabishyurira 1,000 miliyoni y'amanyarwanda, ni cyatanu ubwo afite. icyatanu nawe ubizi neza, babyumva ukundi kuntu. Kuba umusatsi wawe barabyumva nyine urawufite, ariko nta kintu uri kwinjiza. Ariko njye niba nogoshwe nkabona iyo foto nkabishyurira inzu nanjye nkishyurira, barabikunda. As long as ibintu uri gukora birimo discipline, kandi ikindi wibuke famille yawe. Njye whatever I got paid, nibuka ko ari home mu rugo.
nibuka wari abantu bafite gufasha nibuka everything yeah ukoresha social media noneho turagaruka nyine kuri IG cyangwa kuri Instagram uraza kuyivuga nyine kugira ngo abantu bashe kumeza ndagufollowinga ibintu bashe kugenda neza uraza kuvuga nyine amazina ukoresha kuri Instagram ndetse n'izindi mbuga zawe ukoresha okay genda waje neza Blandine ndi umunyarwanda koze abye bagibanye Ikinyarwanda ni waje neza Blandine ntabwo nabihindura ndabizi biragorana ariko ngomeza mbyigisha aba designer banje nkabigisha nka spelling waje neza UWAGEN whatever bakabyumva namuzira waje neza Blandine yakoresha Facebook Instagram Twitter everything na TikTok niwe arikoresha yeah yose ni izina rimwe waje neza Blandine naje neza Blandine abantu baje bagufollowing wenda ngiye tuse kubasha gusoza ikiganiro cyacu tuza kurambira abantu n'abakomeza wenda bagushaka zongera tugaruke twonye tuguhereza ikiganiro turaza gusoza wenda ugira urubyiruko inama uraza kugira ibintu biruza kubabwira cyangwa se tunda twaza n'ikiganiro cyacu ari ibintu birenda byakubayeho mu buzima bwawe ikintu cyambere cyako utazigera wibagirwa n'ikintu cyambere cyagushimisha yibagirwa ni iki ibintu nshaka kubagira inama ndabizi wenda abantu bagufollowinga hari abava mu Rwanda hari n'aba diaspora ndabwira abanyarwanda mbwire n'aba diaspora icyambere mbwira abantu bari mu Rwanda ntabwo umuntu uri muri Amerika ari urenze kukurusha koze nshobora guhembwa 1000 ugahembwa 100 tukaba turi kuri review koze inzu mbamo nshobora guhembwa ayo mafaranga ndi wishyura iyo nzu yose ikintu nshaka kubabwira wowe ukunda akazi ni wowe tukuntu abantu bakuvuga whatever ibintu byose bakuvuga ushobora kujya gukora akazi ntabwiye abantu ntabwo muzi akazi nkora nihishe muzi modeling muzi fashion design whatever I do but ntabwo muzi akandi kazi nkora ariko iyo naje nambaye ikanzu ya daje niyo mumenye nawe rero nshaka kubwira abantu bari mu Rwanda tuzi mwanga nitwo dukora hano mwebwe ubikore private it doesn't mean ubibwira abantu bose wowe ubikore private but when you gonna post abantu bose barabimenya mu Rwanda niba wahembwe 1,100 ku kwezi bingana n'ibihumbi 2 nahembwe koze ngiye nishyura inzu 1,500 whatever by you wowe wishyura 100 cyangwa 40 whatever ifoto koze twebwe dukunda abantu nyine batweme wabikore private je like nshobora kugenda ngakora bathroom nshobora kugenda nkarira ikigoryi nshobora kugenda ngakoropa imihanda nta muntu uri kubona ariko when I get paid ngakora picture nkayipostinga muragira ngo ninjye ministry you know niyo myaka turimo turi 20 whatever turubyo just niba ushaka impressinga amafaranga yawe ntabwo nshaka kugira abana bari mu buzima bubi ngo bihebe ushake kubeho nka Rihanna ushake kuba nka Rihanna ushobora gukora bag ngiye ngafata fake yawe iranguza 5 na ifoto kugira ngo ndi Rihanna I'm not Rihanna baby reka twebwe tube na proud yeah just be happy you know yeah murakoze cyane reka wenda duse nko dusoreza hanga kubera ko basanzwe ndakuri se namwe mukora ibindi bintu wenda tuzongera tugaruke tutabatunguye nkuko bisa nkuko tubatunguye sibyo murakoze cyane wemenye ko nyine abantu baragukunda bari muri Afrika bari muri Amerika mukomeze gusupportinga Blandine mukore share mujye kuri Instagram ziwe mu following ni ibintu by'agaciro kandi ufite no tubicaro abantu bazajye wenda nimba narifunga simbizi murakoze cyane mwebwe ni YouTube channel mukore subscribe ngiye nkora TikTok nkora Instagram just muze mu following dukomeze no following ndagufrenga but just reka menye ibyo ukora you know tuzakube twizamukire 25 twizamukire hejuru thank you man nyine kadusenga twe dusoje ikiganiro cyacu kora subscribe like share na comments amara muri kwenda abantu namwe ndabakunda cyane ciao ciao
thank you.